Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ndacyashima nsingiza Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala, we ukwiye guharirwa ishimwe agaharirwa ibisingizo, nsabira intumwa y'Imana Muhammad salawatullahi wassalamu alayhi. Bayisilamu, ndakomeje hadithi zacu aho tugeze kuri hadithi ya 80, nayo igenda itwereka inatwubakamo ikintu cyo kwiringira Allah subhanahu wa ta'ala, ukumva ko ari ugomba gutura ibibazo kurusha abandi bose. Iyi hadithi cyangwa se izi hadithi ni hadithi zikomeza kutwereka kubigendanye no gukora umwotso, ko umwotso atari mwiza. Nkuko twabivuze, turi buze kurangiza kuri hadithi ihambaye, hadithi itwereka ubuzima abasahaba baciyemo n'abana b'abasahaba. Ahangaha rero iyi hadithi ya 80 ni nkaho isa nka hadithi ya 79 yo yakiriwe na Imran ibn Hussein, aho yatubwiye ko intumwa y'Imana Muhammad salawatullahi wassalamu alayhi rimwe yabahaye inkuru igira iti: yadkhulul janna min ummati 70,000, bazinjira mu ijuru hari abantu 70 mu bantu banjye, mu bantu bankurikiye, bazinjira mu ijuru batabaruriwe nta n'igihano. Nuko baramubaza ngo ntabahe. Bagaragu b'Imana, abasahaba kumva iyi nkuru ko hari abantu 70 bazinjira mu ijuru batabaruriwe, abo basahaba bazi sitasiyo izaba ihari ku munsi w'imperuka, ntibaryamye, ntibasinziriye, nk'uko turi buze kubyumva kuri hadithi ikurikira. Kubera ko barabizi ko uyu munsi, umunsi wa nyuma, umunsi utagira undi munsi nyuma yawo, ari wo munsi wo guhagarara imbere y'Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala, ni umunsi bitazaba byoroshye. Ni umunsi kugeza ubwo n'Imana ihambaye yatweretse ko ari umunsi uzaba uhambaye. Iyo uhambaye ukagaragaza ko ikintu gihambaye, wa wundi udahambaye yakagombye kumva uburemere bw'icyo ngicyo ugaragaza ko gihambaye. Niba Imana itubwira iti: wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah, nimutinye umunsi muzagaruka iwanjye, nimutinye umunsi muzahagarara imbere yanjye, hagati yanjye nawe nta musemuzi urimo, n'ubugufi bwawe, n'ububi bwawe, n'ubwiza bwawe, n'ubuyobe bwawe, n'ubukara bwawe, n'ubukene bwawe, n'uburema bwawe, hari umunsi uzahagarara imbere ya Malikul Muluk, umwami w'abami, ukisobanura ku gato na kanini. Niyo mpamvu imithili hadha fa'iddu. Rasul sallallahu alayhi wasallam iyo amaraga guhamba yabwiraga abantu, akabwira ati: nk'ibi, kuri sitasiyo nk'ingiyi, ubuzima nk'ubu ngubu, fa'iddu, nimwitegure. Abasahaba rero kumva ko hari abantu 70 bazinjira muri al-janna batabaruriwe nta n'igihano, bose byabateye guhangayika, nk'uko turi buze kubireba muri hadithi ikurikira. Kubera ko kwinjira muri al-janna ni uguca ku kiraro cya sirata. Icyo kiraro kingana nk'ubugi bw'urwembe. Kugicaho bizaterwa n'ibikorwa wakoze. Hari abazahabwa amahirwe bakagicaho n'inkuba, Imana ko yadushyira muri abo ngabo, cyangwa se nk'umurabyo.
hari abazahabwa amahirwe bakagicaho bihuta nk'indege, hari abazahabwa amahirwe uko ibikorwa by'abantu bizagenda birutanwa, hari abo noneho bazaba bagikambakambaho, kandi munsi y'iyo sirata, munsi y'icyo kiraro harimo jahannam. Byumvikana ko hari abatazabasha kugera muri al-janna bakagwa mu muriro, fana'udhu billahi min dhalika. Murumva ko ihali ntabwo izaba yoroshye. Abasahaba rero bifuje kumenya ngo ni bande. Rasul sallallahu alayhi wa sallam arabwira ati alladhina la yakta'un, ba bandi badakorerwa umwotso, wala yastarqun, kandi ntibasabe ko babasomera iduwa cyangwa se babakorera ruqiya cyangwa se babakorera umutongero, wala yatatayyarun, kandi ntibajyaga bemera umwaku, kubera ko atatayyur ni bya bindi wumvaga mu kinyarwanda ngo twumvise igihunyira kivuga ku rugo rwa runaka ngo ubwo hari buze gupfamo umuntu, cyangwa se yabyuka mu gitondo ngo nahuye n'ipusi, ubwo ka kazi najyaga gukora cyangwa se rwa rugendo najyaga kujyamo rurimo ingorane. Ariko mwari muzi ko abantu bishyiramo ibintu nk'ibyo ngibyo bibabaho? Impamvu bibabaho ni ukubera iki? Ubundi iyo ufashe ikintu ukacyizera, ukanga kwizera Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala, Imana irakugerageza cya kintu kikakubaho. Umuntu ashobora gusenga agatakambira umupfumu, yaramaze igihe kinini cyane arwaye, kubera ko yabikoranye icyizere no kwiyumvamo ko uwo mupfumu ashobora kuba yamuvura, Allah akamuteza ikigeragezo, wa mupfumu akamuvura. Umuntu ashobora kurwara igihe kirekire agahura n'umupasiteri cyangwa se babadamu mujya mwumva bigize abapfumu b'abapasiteri, akamubwira ati nabonekewe, ndakubonamo ibi n'ibi n'ibi n'ibi. Uwo ni Satani, uwo ni umukozi wa Satani. Ni Satani yigize umuntu ije ukwereka ibyo utatekerezaga ko umuntu ashobora kuba yabimenye mu buzima bwawe, kuko wakorana n'amajini, kandi amajini tubana nayo mu buzima bwacu bwa buri munsi. Nuko ukamwegurira, kubera ibyo akubwiye, ukamwegurira ibyiringiro byawe, ukamwegurira icyizere cyawe wizeraga Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala, nuko Imana ikakugerageza, uwo mupasiteri akakuvura, ejo ukisanga mu rusengero wamaze guhakana Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala. Nibyo Ibn Qayyim rahmatullahi alayhi atubwira ku bigendanye n'ubuvuzi, cyane ko nababwiye ko Ibn Qayyim rahmatullahi alayhi yanditse ubuvuzi cyangwa se izi nyigisho arazagura cyane. Avuga ati umuntu ashobora gufata iduwa akayisabira ku gituro, kumva, cyangwa se akayisabira kuyisanamu bitewe n'ikibazo yari afite, Imana ikamusubiza, agakeka ko iyo sanamu cyangwa se iyo mva ari yabaye impamvu yo kugira ngo Imana imusubize. Imana ni amman yujibu al-mutarra idha da'ahu, Allah niwe wakira ubusabe bwa wundi uboswe, wa wundi uremerewe igihe asabye Imana yumva ko aremerewe, kubera ko ni nacyo twabuze mu maduwa yacu. Suko Imana idashobora kuba yadusubiza nk'abemeramana, ahubwo twe iyo dusaba Imana ntabwo tuyiha ibyiyumviro byacu no kwiringira kwacu bigatuma ubusabe bwacu butakirwa. Naho ubundi Imana yakirira abo ngabo basenga abapasiteri, n'abo basenga ibigirwamana, n'abandi bose ntabwo yabura kwakira umwemeramana. Ahubwo ikibazo umwemeramana ageze imbere y'Imana, muzarebe iswala
dusenga z'utuwasiwasi. Umuntu abwira mugenzi we ngo reka nze nsara akawasiwasi ndaje, yani bisobanura ngo reka nze nsenga utunota duke ndaje. Akajya imbere y'Imana akikubita akunama karangiza salamu alaykum agahita ahaguruka akagenda. Ese iryo sengesho uba urihaye nde? Ninde uri buze kuryakira? Ese uzi uhagaze imbere yande? Bagaragu b'Imana, kuri iyo mpamvu aba basahaba byabaye ngombwa ko babaza ngo ni bande. Nuko Rasul sallallahu alaihi wasallam arabwira ati niba abandi batigeze bakorerwa umwotso, niba abandi batigeze basomerwa, niba abandi batigeze bakorerwa ruqya, niba abandi batemeraga umwaku, wa ala rabbihim yatawakkalun, kandi ku Mana ugasanga ariho biringira igihe cyose. Nibisobanuye rero ko nkuko twabivuze muri hadithi yaherutse ko gukorerwa umwotso, gukorerwa ruqya ko mukuri bidasobanuye ko umuntu atiringira Imana, ahubwo ni rwa rwego, yani ntabwo aba yiringiye Imana 100%. Ntuba wariringiye Imana 100%. Hadithi igakomeza igira iti ku magambo y'uyu nguyu wayakiriye atari amagambo y'umwe y'Imana Muhammad sallallahu wasallam alayhi, fama zala bina albala hatta iktawayna fama aflahna wala anjahna. Ngo no kuba twarumvise iyi hadithi n'umwe y'Imana ngo ntibyatumye igihe twaje kugerwaho n'ibyago by'uburwayi cyangwa se n'ibigeragezo, ntibyatubujije kuba twakora umwotso, ariko ntacyo byatumariye. Yani arashaka kugaragaza iki? Arashaka kugaragaza ko no kuba bari bazi izi nyigisho, ariko nk'abantu baragoswe, bararwaye, bakora umwotso, ntiwagira icyo ubafasha cyangwa se ntiwabavura. Abamenyi bagasobanura iyi mvugo uyu mwanditsi yaba yarashize muri iyi hadithi, bakavuga ko nuko umwotso batawukoze nk'uko bigomba, yani nuko batawukoze nk'uko ugomba gukorwa, kuko murabizi ko umuti ushyirwa aho ugomba gushyirwa. Ntibisobanura yuko umwotso utavura, yani iyi mvugo ivuga iti ngo ntibigeze bakira cyangwa se ntibigeze bagera ku ntego y'icyo bifuzaga, ntibisobanura ko umwotso utavura, kubera ko hadithi zabanje twagiye tugaragaza uburyo Rasul sallallahu alaihi wasallam yagiye avurisha umwotso. Ubwo rero turasaba Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala ko yaduha kumwiringira. Turi buze gukomereza kuri hadithi yacu ya nyuma, kuri hadithi twavuze ko ihambaye, ifite inyigisho nyinshi, igenda itwereka ubuzima abasahaba barimo n'abana b'abasahaba, ariyo hadithi ya Husayn ibn Abdurrahman na Sa'id ibn Jubair, batwereka uburyo bari babayeho. Iyi hadithi ndifuza ko benshi bayumva, dusaba Allah subhanahu wa ta'ala ko yatwakirira kandi akaduha kubaho neza hanga kuri iyi si no ku munsi umeruka, kandi akaturinda umuriro, akadushyira muri aba ngaba bazaca kuri sirat bakayicaho nk'umurabyo, akaturinda ibihano byo kuri uyu munsi, kubera ko ari ibihano bihambaye.